nahawe ubugingo buhoraho bwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yashize ubutwari. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu Umukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe mu gihe nihanye ibyaha, imbere y'Umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu Umukiza niwe mucyo. Umukiza niwe wanguye mu ishamba, sigaye mba mu murima we. No kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nshobora kwera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu Umukiza niwe mucyo. Ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera Umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu k'Umukristo wese w'ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu Umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu Umukiza niwe mucyo. Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani. Imana iguha umugisha, gumana natwe. Yesu ashimye ku bakunzi badukurikirana kuri Igetsimani channel. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndabasukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, Imana igira ubuntu bwinshi, kandi Imana yuzuye urukundo ibagirire neza. Ngiye turi kumwe ku mazina, nitwa Ingabire Jeanne d'Arc. Ngaba nshima Imana kuko yangiriye ubuntu, ingirira icyizere, ingura mu byaha, ingura mu mwijima, inshira ahantu heza, kandi imurikishiriza umucyo wayo. Zaburi 107 ku murongo wa 1 kugeza kwa 2 hariho amagambo avuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi. Amen. Imana ishimwe. Nanjye Imana yarancunguye, ingura mu maboko ya Satani, ingura mu mbaraga z'umwijima, ingura mu ivata ubwo nifataga uko ndari. Aho hose Uwiteka nashimwe. Nawe ibuka aho Uwiteka yagukuye, dufatanyikanyije duhimbaze Imana, dufatanye kuzamura icyubahiro cy'Uwiteka, kuko natwe Uwiteka yaraturokoye, adukura mu rupfu, adukura mu kaga, adukura mu mwijima. Ni byinshi byahigaga ubugingo bwacu, kandi Imana ihimbazwe, kuko Imana yadukuye mu mwijima. Imaze kudukura mu mwijima, idukura no mu gicucu cy'urupfu, idukuraho aho hose hari habi cyane, kuko bamwe muri twe ahacu habe haribagiranye, n'ibyatsi biba byarameze, habe harabaye amatongo. Ariko kubw'imbabazi z'Imana, kubw'urukundo Imana yadukunze, kubw'ubuntu yatugiriye, Imana ishimwe ihabwe icubahiro.
amashusho mba nasize aha ni ukugira ngo yadufashe ku bw'inyigisho, kandi mbasaba nanone mujye munyihanganira, ikinyarwanda cyanjye ni gike ariko ndiza ndashidikanya Uwiteka azakigwiza kibe kigari. Imana ishimye, mujye munyihanganira ku bw'ibyo. Mureke dusenge noneho twinjire mu ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yanjye, ndagushimiye, ndaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri Data wa twese mwiza. Izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyegere hose, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Mana ndagushimiye yuko uri Imana idukunda. Mana ndagushimiye kuko uri Imana itwitayeho. Mwami ndagushimiye yuko wabanye nanjye, ukabana na bene Data bari hirya no hino, ukaba wabarinze bakaba bari amahoro. Izina ryawe nirishimye. Ushimye yuko turi amahoro, ushimye yuko turi bazima, ushimye Data wera ku byago wadukingiye, ushimye Mwami ku byaduhigaga watesheje agaciro, ushimye kandi wongere ushimye. Uwiteka Nyiringabo, Mana yera, Mana ikomeye, Mana itunganye, nciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe, nciye bugufi munsi y'indebe yawe, nciye bugufi imbere y'amaso yawe, ngwinyiga ngo unyeze undunganye kandi weze n'imitima indeze amatwi Data wera, kugira ngo nk'amagambo tuganira Mwami agire umusaruro mu mitima yacu. Twere kuyumva gusa ngo tuyasige aha, twere kuyumva gusa ngo tuyasige aho twayumviye, ahubwo Mwami yabe igitsikamutima mu mitima yacu. Ndagusaba ko amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo atweza akatubohora ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami ijambo ryawe ribashe kugwa mu butaka bwiza, kugira ngo Mwami ijambo ryawe rigwe mu mitima itunganye. Kandi nsabiye Mwami kubumva aya magambo, bere kuyajugunya, bere kuyirenza, ahubwo yabigitsikamutima mu mitima yabo, kandi aba amagambo y'umumaro. Ijambo rya muri Yesaya rirambwira ngo ijambo ryanjye rizagenda ubusa ritakoze icyo waritumye. Mana ndakwinginze ukore wiheshe icyubahiro, kandi Mwami ni wowe wemeza, twenda abo twakemeza abana b'abantu. Mwami ndakwinginze reka aya magambo Data wera uyaherekeze, kandi ndaba ari njye ahubwo izina ryawe nishigwe hejuru, ndaba ari njye ariko weho uhabwa icubahiro. Bana natwe Data wera, Mwuka wera ze, Mwuka ganze, Mwuka yiheshe icyubahiro, aba ari we usobanura kuruta uko njye nasobanura. Ndagushimiye uko mvishe gusenga kwanjye, kandi ndagushimiye uko mvishe kwinga kwanjye. Sabye bike ibyisho bitwongere, kuko niwe uzi ibyo dukenye, kandi Mwami icyo ijambo ryawe ritubwira aba ari cyo dukora, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo nzenze nizeye, amen. Amen, amen. Imana nishimwe kandi habwe icubahiro. Reka dusome amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Rusi igice cya mbere, umurongo wa 14 turigeze kuri 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 14 haragira ati, barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawomi aramubwira ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Ku murongo wa 16, Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahambambe. Nihagira ikizandandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimbure ndetse bikabije. Umurongo wa 18 hakagira ati, abonye yuko amaramaje, amena, kujyana nawe arorera kubimubwira. Nongere ngusubiremo, abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira, Uwiteka ahabwe icubahiro. Haleluya. Imana nishimye ku bw'aya magambo dusomye. Aya ni amagambo atwereka Rusi yanga gusiga nyirabukwe, ahubwo amubaho akaramata.
hari ingingo ibiri nagendereye yuko twaganiraho, ijambo rivuga akaramata n'ijambo rivuga kumaramaza. Umutwe w'iki cyigisho nawuhaye ngo Rusi amubaho akaramata. Abonye yuko amaramaje arorera kubimubwira. Uwiteka natwe adufashe tumaramaze kandi tube ku Mana ahubwo akaramata. Rusi yabaye akaramata kuri nyirabukwe. Nyirabukwe nabonye yuko amaramaje arora kugira ute kubimubwira. Ni amagambo abiri ku buryo wakibagirwa n'umutwe w'amagambo ukibuka izo ngingo ibiri, akaramata no kumaramaza. Akaramata ubusobanuro natanga ni decision wowe, ni icyemezo wowe ufata ukavuga ati uyu muntu nzamubaho akaramata. Mu zindi mvugo ukabaho umuntu akaramata ukavuga ati yo nzanamugwa inyuma. None kumaramaza uba waramaramaje, mbese waravuze byange bikunde uyu muntu tuzabana. Akaramata ni ikintu ubwe yifatiraho ingamba akavuga ati nzaba akaramata kuri uyu muntu runaka. None kumaramaza n'abandi babikubonaho, nawe ushobora kubyibonaho, ariko akenshi ubibwirwa n'abantu kuko uriyizi, ariko hari ibyo abantu batumenya bakavuga ati uriya mwana yaramaramaje mu by'Imana, uriya mubyeyi yaramaramaje mu by'Imana. Kubera iki? Bitewe n'uko babanye n'uko amwifataho. Rero n'aya magambo y'Imana dusomye mu gitabo cya Rusi igice cya mbere ku murongo wa 14 kugeza kuri 18 tuhasanze amagambo akomeye avuga ngo barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Niba ufite Bible imbere yawe, suyinya uwo murongo uvuga ngo akaramata, cyangwa se ushire ku ndiba y'umutima wawe ukubera igitsikamutima, ube ijambo uhora utekereza uvuga ati nanjye kuva ubu nifuje kubana na Yesu akaramata. None kuko nyirabukwe hari ibyo yari yarabonye kuri nyirabukwe, kuko Nawomi ariwe nyirabukwe wa Rusi, we n'umugabo we Elimeleki basukuye mu gihugu cy'Imowabu. Gusubukira muri icyo gihugu bakigiyemo biturutse ku gihugu cy'i Beteli cyabo cyo bari barimo. Hari hateye inzara, bashaka imibereho, bumva ko muri icyo gihugu cy'Imowabu Uwiteka yabagiriye neza, ko harimo ibyo kurya. Niho bagize ute bahambiriye ibyabo n'abana babiri babo bombi b'abahungu, umwe witaga Mahoroni na Kiriyoni, bajya muri icyo gihugu basubukiramo. Ubuzima buba bwiza, imibereho iba myiza, ibiryo biraboneka, umuceri uraboneka, izo nyama ziraboneka. Urugero ku bacuruzi, ubwo bucuruzi arabubona, ikintu runaka yifuza ngo kugira ngo ubuzima bubandanye buraboneka. Ashima indiro, niko mu Kinyarwanda bavuga, ashima igihugu yaragezemo. Ariko ngo ibyago biba ahantu hose, urupfu ntabwo waruhunga. Kubw'amahirwe make umugabo yitaba Imana n'abahungu be bombi bitaba Imana, ariko bitabye Imana bararongoye Abamowabukazi aribo twasomye ngo Orupa ngasoma nyirabukwe, Rusi we ngamubaho akaramata. Imana ishimye. Aha numva nabwira ababyeyi b'abamama kandi nkabwira abakobwa b'abakazana bari kwa nyirabukwe babo bakitonda, kandi bakajya bafungura amaso, bakiga, bagashishoza, bakamenya inzira za ba nyirabukwe. Se ba nyirabukwe bitwaye ute? Ba nyirabukwe niki banga? Ba nyirabukwe niki bakunda? Ba nyirabukwe imvugo yabo imeze ute? Ukaba umukobwa ushishoza, ukaba umukobwa wegera nyirabukwe, ukishimira imvugo ya nyirabukwe. Mu mabare Ikinyarwanda kirangura izi mvugo nyirabukwe n'umukazana, ukishimira amagambo ava mu kanwa ka nyokobukwe, ukegera nyokobukwe, ukamenya icyo akunda, ukamenya icyo yanga. Rero bano bakobwa bari barabanye na nyirabukwe neza, bari barabanye na Nawomi neza, bamenya icyo akunda, bamenya icyo yanga, bamenya inzira ze, bamenya ubumuntu bwe, mbese baramumenya. Rero niho twasomye ngo batera hejuru, kuko iyo usomye kino gice cya mbere
Nawomi yarameze nk'ubakusanyije abagira ati bakobwa banje rero murareba igihugu cyanyu cyaranshaririye, nifuje kubasezera amahoro ngasubira mu gihugu cyacu, kandi murabona umugabo yamvuyeho, abahungu banjye bamvuyeho, nda kintu ndi gukiza muri iki gihugu, nda mwana mfite, nda mwuzukuru mfite, reka mbasezereho nisubirire iwacu. Numvishe yuko Uwiteka yateye igihugu cy'i Betelehemu cy'i Buyuda igiha umugisha, ababonye ibiryo babonye ibyo kurya, nanjye nifuza gusubira mu gihugu cyacu, rero reka mbasezere ndahe, kandi Imana izabagirire neza, muzagire uburuhukiro bwiza mu ngo zanyu. Batera hejuru bararira baravuga ati oya ntitwagusiga, watubereye umubyeyi mwiza, watubereye imfura, watubaye hafi, oya ntitwagusiga. Arababwira ati bana banjye mucyari bato, mucyari abakobwa, Imana izabatera iteka, mwongere mwubake izindi ngo, mwongere mushikame, mubone abagabo bazabitaho. Nyine arababwira ng'umubyeyi, avuga ati bana banjye mucyari bato, Imana izabatera iteka, mwongere mwubake. Batera hejuru baranga baravuga ati oya ntitwagusiga, ahubwo ngo turajyana nawe mu bwoko bwanyu. Ayo magambo wasanga ku murongo wa 10 mu gice cya mbere. Bateye hejuru baravuga ati oya turajyana nawe, turagendana nawe. Akomeza arabihanangiriza arababwira ati oya bana banjye mucyari bato, mwashaka abagabo, Uwiteka yabatera iteka. Niho yababwiye ijambo rikomeye aravuga ati ngo niyo nabonana n'umugabo iri joro ngabyara, ndago mwategereza umwana nzabyara, ntabwo mwategereza igihe azakurira. Bana banjye nimugende mushaka abagabo, Imana izabagira neza. Nyine arababwira ati niyo nabona umugabo iri joro, ndabyiringiro, muzategereza igihe kingana iki. Ababwira ng'umubyeyi, ariko nyine harimo abumva, hari na bamwe batumva. Bavuga ati ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Ni ngo kuvuga ati hari igihe umubyeyi akubwira umwana ndiyumve, cyangwa se umubyeyi akavuga muri rusange, bana banjye mujye mugenda uko, bana banjye mujye mwiyubaha, umwana hakagira uwumva hakagira n'utumva. Rero Orupa we yavuze ati umubyeyi cyari kuvuga ni iby'ukuri, ndacyari umukobwa, nubwo mvakaye ndi muto, ndacyari ingumi, harimo abasore bakingeneye, nakongera ngubaka urugo ngarushinga, kandi rukaba urugo rwiza. Akurikije ku magambo yo nyirabukwe yagize uti yababwiye ati bana banjye nimusubire mu mago yanyu, musubire mu bwoko bwanyu, Imana izabagira neza. Ariko Rusi, haleluya, Rusi akomeza kunamba ku Mana, kuko hari icyo yari yarabonye kidasanzwe kuri nyirabukwe. Imana ishimye. Rusi aravuga ati ngo yasingusiga, haleluya, ngo singusiga, ngo ndagendana nawe, ndabana nawe. Orupa we aramusoma aramubwira ati bayi, nyine urugendo ruhire, uzagereyo uba amahoro masa, kandi Uwiteka azagutera iteka. Nawe aramubwira ati mwana wanjye genda amahoro. Niho twasomye umurongo muri aya magambo twasomye utubwira ngo Nawomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe subirayo ukurikire mukamugabo wanyu. Imana ishimwe. Hari icyigisho nashyizeho ndavuga ati gukurikira Yesu ntabwo byoroshe. Gukurikira Yesu bisaba kwiyanga, ukiyanga ubwawe, ukiyanga pe. Aramubwira ati subira iwanyu, reba mukamugabo wanyu aragiye, jyana nawe musubire mu mana zanyu, musubire mu bwoko bwanyu, nawe ngenda ntacyo unyitezeho, niyo nabona umugabo iri joro nta byiringiro bihari, ntabwo uzamutegeza kuva ryari. Kurikira Yesu nubwo bitoroshe, umukurikire. Rusi ntabwo yitaye yuko yabona umugabo, Rusi ntabwo yitaye kuvuga ati ngo wenda Uwiteka yamutera iteka akabona umugabo akabyara agategereza. Ibyo ntabwo Rusi yabyitaye. Rusi yitaye ku magambo yabonaga kuri nyirabukwe. Bene data nshuti z'umusaraba, babyeyi bafite abakazana, muhindure imvugo, mugire uko muvuga, mugire uko mwicira, mugire imivugire, mugire
mugire itandukaniro n'abandi bantu. Aha nabwira ababyeyi bafite abakazana, mwere imbuto zikwiriye abihanye, kandi ndababwiza ukuri yuko nutunganira Imana, Imana iri muri wowe nayo izanezerwa, Imana ukorera nayo ishima kandi igutera iteka. Rero Rusi ari cyo yari yarabonye kuri nyirabukwe, aravuga ati uyu muntu sinamureka, nkurikije ukuntu naganiraga n'umugabo wanjye akambwira ukuntu Imana yabo ikora, Imana yabo ivuga, Imana ireba n'ibyihishwe, Imana yacu ikabimenya. Bo bari bafite za mana za Bayali utegura muri saro, ukayisiga muri saro, niba ari ku meza, niba ari ahantu ho bayubakiye, ukayisanga handi yavaga mu byimbo. Ariko twe Imana yacu ni Imana ikora, ngirebera isi yose icyarimwe, kandi ireba ibyo abantu bibwira, ikareba abantu ibyo bakenye, ikareba ibyo abantu bifuza. Nanjye nababwira ngo babyeyi mukore neza, abakazana banyu barebe ibyiza bibarimo, maze bavuga ati ko batazava imbere yanyu. Kandi n'abataragira bakazana namwe mwitoze kuvuga neza, kuko umunsi wamugize uzamubere ikibaho, kandi umubere ikibaho cyiza, asome ibyanditswe kuri wowe. Kuko Rusi yabonye nyirabukwe Nawomi, aravuga ati uyu mubyeyi ni umubyeyi ndasanzwe, amukurikira kubera ijambo ry'Imana ryari muri Nawomi. Rero icyo navuga ni iki, Kristo aradusaba kumukurikira, ndumukurikire hari n'ibindi bigukurikiye inyuma, nko kuvuga ati famiye, ibintu runaka, ibigirwamana byo bo bari bafite n'umunsi wa none natwe turabifite. Nta ikigirwamana cy'uyu munsi, telefone yawe ishobora kuba ikigirwamana, urebe ibidafite umumaro. Inshuti ishobora kukubera ikigirwamana, muvuga amagambo apfuye adahesheje Imana icubahiro. Ariko Rusi yambuye ibyo byose, aravuga ati bikunde byange ndagendana nawe. Haleluya. Rusi asubiza nyirabukwe ngo wingingira kugusiga no kutagukurikira no kutajyana nawe n'ibiki. Rusi aramubwira ibyo byose, avuga ati ibyo uvuga byose njye narangije gufata icyemezo, nunsubizayo umenye ko turagarukana, ahubwo umenye ko ndagukurikira. Rusi afata icyemezo. Iri jambo icyo nagendereye, ba akarama tukomatane na Yesu, ba akarama tukomatane n'iby'Imana, ba akarama tukomatane n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima wo tujya ukadutera imbaraga, kuko ari amagambo y'Imana usoma, ukirinda mu byo ukora, ukirinda mu byo uvuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyabwenge yirinda mu magambo avuga, kandi amagambo ye akaba amagambo abaza. Wasomye iryo jambo ndagwahubuka kuvuga mwene so, wasomye iryo jambo ndagwahubuka kubeshera abandi. Imana yacu rero idufashe, ba akarama tukomatane na Yesu. Mw'icyo cyigisho cyo nababwiye ngo cyo nashizeho ngo gukurikira Yesu ndi byoroshe, ndago byoroshe. Hari uwari ushaka gukurikira Yesu, aramubwira ati databuja ngo reka manze njye guhamba data. Yesu aramubwira ati reka abapfu bahambe ababo, reka nyine abo bakora imirimo yabo, wewe usikureba niba ukurikiye Yesu. Kuko Yesu ndashaka ngo wisegure uzane ibiki. Fata ingamba ngiyo Rusi yafashe, wari kuvuga ati Yesu byibura reka uyu munsi ngore ibi byo ndi gukora, ejo nzagukurikira. Oya, ibyo urarikiye muri aya masaha bihagarike uyu mwanya nyine, kuko Yesu akeneye abantu bafite umutima ng'uwa Rusi. Yesu akeneye abantu bafite umutima ng'uwa Rusi, atari wa mutima wa Orupa yateye hejuru. We na Rusi iyo bisomye bombi bameze nk'abateye hejuru, baravuga ati situgusiga. Ariko none Rusi yikura mu kivunge cyo kuvuga ngo haleluya cyangwa Imana ishimye, kandi kurimo ukajya mu kivunge cy'abantu. Ku murongo wa 16 Rusi yavuye mbese mu kivunge, niko navuga, kuko abo bakobwa ku murongo wa 9 ngo bateye hejuru. Ariko ku murongo wa 16 Rusi amera ngo wisobanuye we, aravuga ati winyingingira kugusiga no kujyana nawe. Aramubwira aho uzaba niho nzaba, aho uzajya niho nzajya, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, aho uzarara niho nzarara, Imana yawe nizaba Imana yanjye, ngo kandi aho uzagwa niho nzagwa, ngo bahambambe, ngo kandi nihagira ikindandukanya nawe ngo Uwiteka azabimbure, ngo nihagira ikimutandukanya we nawe atari urupfu,
Uwiteka azabimuhora. Imana ikeneye umuntu ufite umutima nguwa Rusi agafata ingamba, Rusi agahaguruka. Ngo aya masaha uri kunyumva, reka uyu munsi witwe Rusi. Were gusoma Yesu umere nga Yuda, no. Oya, banga Rusi, ufata ingamba, wemere kugendana na nyokobukwe. Nyokobukwe uyu munsi ninde? Ni Kristo. Rusi ninde? Ni wowe nanjye. Reka dufate ingamba, twere kuba Orupa, twere uzana impamvu. Wendaga Imana ishaka impamvu, inshuti z'umusaraba. Imana ishaka umuntu ufite umutima wari uri muri Rusi. Imana ishaka umuntu ufite umutima wo gufata ibyemezo. N'urugero abanza barokore mu bihe bya kera, iyo umuntu yakizwaga, Yesu nabibonye ku maso. Nanone nshima Imana kuko njye nagira umugisha wo kubana n'abantu bakuze mu buryo bw'ijambo, kandi abantu bakuze mu buryo bw'ibitekerezo, bafite ibitekerezo byagutse, bakangajya n'inshana nabo tukaganira, bakambwira uko amateka y'iwacu yari yameze. Umuntu ari umupagani, yaba ari umurozi ki, ku barokore ba kera, yabaga ari umurozi uterekera ukora ibyo bintu byose. Umunsi yakiriye Yesu, yarafatanya ibyo bintu byose byakoraga ngo bakabitwika, bagasenga ibyo yatabitse, ibyo yagize byose akabicukura, bakajugunya, bakabitwika. Uwo mwanya yarabaga afite umutima nguwa Rusi. Yafataga icyemezo nyine, akavuga ati Yesu ndagakunda abantu baterekera, Yesu ndagakunda abantu babesha, Yesu ndagakunda abantu biyobora, ndago Yesu akunda abantu bishira hejuru. Urundi rugero naba hano, urugero rwa Zakayo. Zakayo yumvise ko Yesu ari kugenda mu mugwa, agira amatsiko yo kumva uwo Yesu bavuga, uwo Yesu w'i Nazareti. N'umuntu umeze ute? Umuntu ukiza atatanze imiti, umuntu uvuga bikaba bikemera kandi bigashoboka. Aravuga ati uyu muntu ni umuntu uki? Niho yagize amatsiko n'amakenga n'ubushake bwo gushaka kumenya Yesu. Niho yagize ute? Niho yuriye igiti n'imbaraga cyane ashaka kumenya Yesu. Yesu rero kuko adahishwa, areba mu mutima, nawe amenya ko uwo musare buhure nande na Zakayo. Ageze ngo munsi y'igiti nyine, arararama aravuga ati Zakayo, ururuka kuri uyu munsi ndarara iwawe. Imana ishimwe. Kurarayo ibyari bidatunganye kwa Zakayo, Yesu yarahageze abishira ku murongo. Niba yasangaga ibido ry'ijerekani Zakayo barishize mu muryango, Yesu aramubwira ati iri bido ry'ijerekani barishira hano. Yesu akamubwira ati ni gutya. Aho yasanze hari urwango, aramubwira ati Zakayo, urwango ntabwo rukwiye kuba hano, urwango ruba hanze. Injiza urukundo. Abo yahemukiye bose ngabakubira inshuro 4. Abo yambuye arabasubiza, abo yatoteje abasubiza. Haleluya. Iyo Yesu yatashe mu mutima wawe shuti, ibintu birahinduka, ibintu bigenda neza. Byari bimeze nk'akavuyo, bimeze ng'umwanda mu rurimi rw'amahanga. Baravuga ati ibintu biri mesi, nyine ibintu biri umwanda by'akajagari. Yesu agira ute? Abishira ku murongo, ibisuku yose. Nawe shuti nakubwira ngo iyegurire Yesu. Haleluya. Mwegura umutima wawe. Shuti yanjye, mwene data, n'undi uri kunyumva muri aya masaha, wifurije kugira umutima nguwa Rusi. Gendana n'Imana, were kujarajara, were gukora ibi n'ibi, ngo Rusi amubaho akaramata. Se niki cyateye kuba Rusi kuba kuri nyirabukwe hakaramata? Ni byiza mubonye. Natwe hari ibyo twabonye muri Kristo. Hari indirimbo yo natangiyeho mu gakinya 48 avuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Tena akavuga ati ngo nahawe umugisha ngiye nihanaga ibyaha. Natwe hari byinshi twabonye muri Kristo Yesu. Kristo yaduhaye amahoro tutayafite. Kristo yaduhaye icyubahiro tutagifite. Kristo yadusize ubwiza. Hari n'undi baririmbye ngo Yesu urandangaza, ngukura umuntu muri puberi, ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Yesu urandangaza. Bamwe muri twe ndaho twari dufite ubwiza, ariko Yesu arabudusize. Bamwe muri twe ndaho twari dufite agaciro, ariko Yesu yarakaduhaye. Imana ishimye. Bamwe muri twe twari twishwe na bwaki y'ibyaha, bwaki. Bamwe muri twe twari twishwe na bwaki yo mu mubiri. Bamwe muri twe twari dukenye.
bamwe muri twe ntabwo twari tuzi kwambara, bamwe muri twe ntabwo twari tuzi kwambara inkweto, bamwe muri twe ntabwo twari tuzi gusokoza, ariko ibyo byose kubwo twakiriye Kristo twarabimubonyemo. Rero nshingiye ku bw'aya magambo, Rusi ibyo yabonye muri nyirabukwe aravuga ati sinagusiga, akunda kubaho akaramata, turagendana, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzaryama niho nzaryama. Imana ishimye, kandi Imana ishimye kuko yanabagiriye neza, ibatera iteka. Ubwo basugukira muri icyo gihugu nyine basubiye i Betelehemu, abantu iyo dukijijwe hari igihe bagira ngo duhwanye nabo, batazi ko twabikijwe ibikomeye, batazi ko dufite ijambo ryavuze n'Umwami Imana. Rero asubiyeyo abantu barasetse, ese buriya ni Nawomi ninde? Abantu baravuga, abantu ntibazabura kuvuga, weho kora umurimo wagutumye, wowe kurikira Yesu Kristo, indumbero yawe be Kristo, were gutumbira abantu, kuko abantu ntacyo bazaguha. Umuntu azagushima uyu munsi, ejo ndagushime, ariko bana n'Imana ukomatane nayo, uyibeho akaramata. Haleluya, Imana yacu nishimye ku bw'aya magambo. Reka twongere dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice ni icya mbere, umurongo ni 21. Hariho amagambo yanditse ngo, reka dusome mu izina rya Yesu. Erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Amen. Ni indirimbo twahereho ya 48 mu gakiza, nayo iravugwa uko. Ku gitero cya nyuma haravuga ngo, ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Amen. Rusi abonye ibibazo byaziye nyirabukwe, abona ukuntu babanye neza, ndigeze amutoteza, ndigeze amuvuga, ndigeze nyine akora ibintu bibi, amufata nabi, ahubwo amufata ng'umwana we, amufata ng'umwana yibarutse, amufata nguko umubyeyi afata umwana we. Ndiyavuga ati ngo ni umukazana wanjye, kuko ibihe byarahindutse, harimo abanyirabukwe batameze neza, kandi n'abakazana nabo si beza. Ariko Imana ishimye, iyo ubaye mwiza n'umuntu akwigiraho akaba mwiza. Aba ba Rusi navuze ati basengaga ibigirwamana, ariko kuko yashakiye mu muryango w'Abakristo, Imana imugirira umugisha, ubuzima bwe burahindurirwa. Amen. Iyo twakiriye Yesu, ubuzima bwacu buba bumeze ng'ubuhinduriwe, kuko Pawulo yavuze ati ngo twari dupfuye tuzizwe ibicumuro n'ibyaha, ariko kubw'impano y'Imana, haleluya, Imana itugirira neza, Imana ndiyatwica, Imana ndiyareka ko ibyaha bitwice, Imana ndiyareka ko twicwa na bwaki y'ibyaha, ahubwo itugirira neza, iduha ikigo nderabuzima aricyo gakiza. Haleluya, Yesu Kristo ashimye. Yaduhaye Kristo, duhindurirwa amateka. Rero na Pawulo aravuga ati ngerega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kuba ariho abiheshejwe na Kristo. Ndavuga ati kuba ndiho ni imbaraga zanjye, niko nariye neza, niko nagiye muri gym nk'aba sportive bakora iyo myitozo ngo bari kwinanura, cyangwa se niko nariye imboga zino za salad, cyangwa niko nariye ibiryo bitera imbaraga. Mbese akavuga ati nabaye ku bwanjye, ariko aravuga ati kuba ndiho ni Kristo, kuba ndiho ni imbaraga z'Umwami Yesu, kuba ndi muzima mbikesha Imana Data. Rero aravuga ati ngo kandi gupfa kumbereye inyungu. Haleluya. Umuririmbyi yarongera aravuga ati gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Umuntu akije akakira Yesu Kristo n'Umwami n'umukiza we, gupfa ni inyungu. Ego abasigaye mu mubiri tuba tubabaye, tuvuze tubuze uwacu, ariko iyo wagiriwe umugisha ukamenya ko ahari ari heza, uravuga Uwiteka nashimye, nanjye igihe gikwiriye Uwiteka azambamagara, mbone abacu twabuze, mbone za ndwara zanesheje, mbone Umwami Yesu wanyitange ku musaraba. Amen, amen. Bene data nabashishikariza ngo mukomatane na Yesu, bana na Yesu, umubeho akaramata. Nduvuga ati ngo nimbana na Yesu inyungu zanjye ni izihe? Nimbana na Yesu niki nzabona? Nimbwiriza ijambo ry'Imana
korera Imana udashaka indamu nshuti yanjye, korera Imana utitaye ku bihembo, korera Imana utavuga ngo ndi gushimwa n'abantu, korera Imana uvuga ngo ibi byose reka bibe ku nyungu za Kristo, korera Imana uvuga ati Imana naracunguwe, nanjye reka ngukore, nanjye reka nguhimbaze. Rusi akurikira nyirabukwe nta kintu cyari gihari akurikiye, ntago yaravuze ati ngo mabukwe afite umugabo cyangwa se mabukwe uyu munsi arabonana n'umugabo, umwana aratwita nzihangana mutegereze ambera umugabo. Yagiye ndabyiringiro kuko nyirabukwe yaramusobanuriye, umwana wanjye nyaboneka hariho abagabo beza kandi biteguye kubaka basange, ariko aravuga ati oya sinakundira gukora ikintu gisucyo, nabanye nawe neza, nta kibi nakubonye, wambereye umubyeyi, wambereye imfura, wambereye nyine wambereye iragenda yibera wambereye. Natwe muri Kristo twabonye ubuzima, muri Kristo twabonye inshuti, muri Kristo twabonye abavandimwe, muri Kristo twabonye ibintu byinshi, twungutse ibintu byinshi muri Kristo, twabonye byose. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo w'ukuri. Imana ishimye. Rusi yakurikiye Uwiteka, aramukurikira atari ukuvuga ngo agire impuhwe Nawomi. Umva aya magambo, kandi niba warasubiye inyuma nanone uce bugufi, aho udatunganye utunganye, kandi ufata icyemezo wari kuvuga ati reka ngizwe uyu munsi kwa mbere, ngizwe kwa kabiri, ngizwe kwa gatatu, singizwe njye muri night club. No, Imana ishaka umuntu ufata icyemezo agahaguruka n'umutima we wese akavuga ati Uwiteka ndagukurikiye, ndakwihaye. Hari abantu bakizwa icyumweru kimwe, ikindi ntibakizwe. Hari abantu bakizwa bagakizwa ku bintu runaka, ibindi ntibabikizweho. Bagenzi bajya mu rugendo rwo mu ijuru, twihane tumaramaze, twere kwihana inzoga, twere kwihana ubusambanyi, kubesha tubikomeze. Arega ngo ibyaha byose ni kimwe ku Uwiteka. Twebwe abana b'abantu tubona ko ibi bikomeye ibindi bidakomeye. Oya, kubesha gushobora kubuza umuntu kujya mu ijuru, kwimana gushobora kukubuza kujya mu ijuru, gutukana kukaguheza inyuma y'irembo, kuroga kukaguheza inyuma y'irembo. Ijambo ry'Imana, Yesu Kristo niwe wavuze ati ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'ingozi z'ibibi. Singwifuriza kuba hanze. Hanze ni umwijima, hanze habayo imbwa gusa, hanze habayo abarozi gusa, hanze habayo ingozi z'ibibi. Ihane tubandanye urugendo rujya mu ijuru. Twitunganye dutegure imitima yacu ngabazapfa ejo. Mu mitima yacu dukore ibyo Imana ishaka bikwiriye. Mukorere Imana, mukore ibyo Imana ishaka kuye ku mutima, mutabikuye ku magambo, mutabikuye mu byo mwumvanye abandi. Korera Imana. Rusi yafashe icyemezo ku giti cye. Amaze gufata icyemezo, nyirabukwe Nawomi abona ko yamaramaje, akavuga ati uyu muntu nta kindi ndongera kumubwira. Ngabonye yuko yamaramaje, ngarura kubimubwira. Yari amaze kumubwira ati mwana wanjye wakora gutya na gutya, ariko abonye yuko yamaramaje avuga ati ngaho mwana wanjye tugende. Imana ishimye kuko Rusi yabonye haba ari uko ariho yashaka n'uwo mugabo Imana ikamutera iteka ndacyo bimumariye, kuko yari yarabonye umubyeyi umuhimbanuro, umuhugura, umuhana, umubwiza ukuri, akavuga ati mwana wanjye nubwo ukora bino si byiza, nubwo iwanyu basenga bino bigishushanyo ntabwo ari byiza, kuko ni igishushanyo nawe ubwawe wiremeye. None si ni gute kirakubera Imana? Uragisenga kiraguha iki kandi ari wowe wakiremeye? Warakibumbye ukibumbisha intoki zawe. Ni gute uragisenga kikaguha urubyaro? Ni gute uragisenga kikaguha amashuri utagezeho? Ni gute uragisenga kikaguha ubwenge? Ni gute? Abonye ko uwo mubyeyi amubwiza ukuri, niho yabanze utwe aravuga ati reka tugende, aho uzarara hazaba niho nanjye nzarara, aho uzajya niho nzajya, ibyo uzajya nibyo nzajya, ubwoko bwawe nibwo bwoko bwanjye. Haleluya, Yesu ashimye kandi Yesu ahabwa icubahiro. Rero hano Rusi ibyo yabonanye nyirabukwe ntabyo yabonanye umubyeyi we wamwibarutse. Kuba twaramenye Kristo
hari byinshi tumuboneraho, umuntu w'ahandi kuko muhuje Kristo, ayo maraso aramye akubera umubyeyi. Rero na Rusi imbuguro nyirabukwe yamuhuguraga, ibyo yamubonagaho, yabonaga ati ibi bintu umubyeyi ambwira ko ntabyumvanye mama wanjye, ibyo ambugura, ibyo ambwira sinabibonanye undi muntu, sinamwikuraho, kandi aho ngeze ni ukubera we. Imana ishimwe, natwe iyo tugeze muri Kristo turahugurwa kandi tugahugurirwa. Amen. Rero kubaho kwamubereye Kristo kandi no gupfa kwamubereye inyungu. Dukira ni byiza, tunakina ni byiza. Imana yacu nishimye, Imana yacu nihabwa icubahiro. Imana yacu ni Imana ihora iri Imana, ndakizayihindura, izamara Imana ibihe byose n'iteka ryose, ngo ni itangiriro ikaba n'iherezo. Baravuga ati ngo niyo yatangije urugamba kandi ntizarusohoza. Imana itarushoboje se none ninde warusohoza? Ndawe. Kandi Imana itarutangiye nda n'uwarutangira. Ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Imana imukiza muri byose. Kandi n'ikindi cyo nakubwira, waba ukijijwe utarakizwa, hindukira. Kandi ku muntu utazi Imana, icyo nakubwira ni rino jambo cyangwa ari kure y'Imana rurema, rivuga ngo Imana yanga icyaha ariko ikunda umunyabyaha. Nubwo uri mu byaha Imana iragukunda, ariko icyo yanga ni ibyo ukora. Hindukira ikugirire neza nshuti yanjye, hindukira ubuntu bwiza bw'Imana nguko Rusi yabubonye. Rusi akumatana na nyirabukwe, babana akaramata. Nyirabukwe abonye yuko amaramaje, aravuga ati ngwino umwana wanjye, ngwino kibondo, twikomereza urugendo rujya i Siyoni. Nawe rero ngwino, Yesu araguhamagara. Yesu arakubwira ati ngwino. Niho nitangiye ku musaraba i Golgotha, niho nambikiye wa mwambaro w'urukozasoni w'urubindo. Siko Yesu yarabuze imyenda. Iyi si niye, ijuru niye, ubwami bwo mu isi nubwe, ubw'ijuru nubwe. Ariko uwo mwambaro avuga ati reka ngwambare ku bwa Jeanne d'Arc, reka ngwambare ku bwa Uwimbabazi, reka ngwambare ku bwa Risa, reka ngwambare ku bwa Hana, reka ngwambare ku bw'uyu muntu runaka. Nawe rero wumve ko Imana yambaye uwo mwambaro ku bwawe. Yesu yambara ikamba ry'amahwa. Yari afite ikamba ry'ubwami, yari arifite, ntawe yari aribuze. Ngo ni umwami w'abami. Turasenga tubavuga ati ngo ni umwami w'abami. Ngo mubyitwe Imana ngo ndagarimo, kuko we ni Imana ishobora byose. Nawe rero icyo nakubwira ati reba ibyo byose byo Yesu yishizeho ku bwawe, ngategwa icumu mu rubavu ari njye azira. Kandi Imana ishimye, iryo cumu ryo yatewe havuyemo amazi n'amaraso, ngo amazi avanze n'amaraso byo kutweza ibyaha byacu. Ayo maraso yavuye ni ukugira ngo yakweze, agukureho ibyo byaha, akukureho izo mbaraga z'umubi, akukize ibyaha kandi akukize n'indege z'ibyaha, kandi agukize n'izo mbaraga z'ibyaha. Imana ishimye kandi Imana ihabwa icubahiro. Ca bugufi Imana ikurengere inshuti yanjye. Uwiteka nashimye. Kubw'ibyo reka dusome amagambo dusanga tena mu gitabo cya Rusi ibice ni 3 umurongo wa 10. N'amagambo nifuje gusozeraho. Aravuga ngo, aramusubiza ati uhiriwe ku Uwiteka mukobwa wanjye, ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore naho baba bakenye cyangwa batunze. Imana nishimye kandi habwa icubahiro. Imana ishimye. Nshaka kukubwira ati iyo umuntu yakiriye Kristo aranyugwa, akumva anejejwe na Yesu, akumva kuri Yesu nta kindi agomba kugerekaho. Reka nguhe urugero. Umuntu w'umupagani, hari n'indirimbo dufite mu gitabo cyo gushimisha 123. Ni indirimbo ivuga ati ngo najyaga kwiriba ry'isi, ngo mfite inyota nyinshi cyane, ngo naba ngiye kunywa amazi ngagakamubwo. Ni nko kumva ku muntu w'umupagani yishayisha mu by'isi, iyo nzoga arayinywa ariko inyota ndishira. Iyo nzoga arayinywa ubwenge burava ku gihe. Ngo umuntu unywa inzoga ashoka nayo, ko ndabitekerezo agira, ndabwengagira, ubwenge bwavuye ku gihe. Rero akajya mu izo night club, ariko akumva umutima ndunyuzwe, akumva mbese ndahaza niba ariko nava, akumva akeneye kugerekaho ibindi runaka. Akajya mu kwinezeza mu biki, ariko akumva again
ndago yujujwe, ariko ngiye kukubwira ngo umuntu wahuye na Yesu, haleluya, Yesu akamuha amahoro ye, ayo mahoro Yesu akayamuhaza, yumva anyuzwe mu mutima we, yumva anyuzwe, yumva yishimye, yumva ko nta kindi akeneye, akumva niba ari mu bukene aranyuzwe, niba ari mu bukire anyuzwe nabyo, atari kuvuga ngo akeneye ibindi. Hari abacuruza bakibira mu byabo, hari abakora ibintu runaka akabikora ariko ari kugira ute, yishakiramo inyungu, cyangwa se akoze ikintu runaka ari kwishakira iki, indamu. Uwiteka kurinde shuti yanjye, nyugwa n'ukuri, were kuba nguwo ngo najyaga ku iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane, ngo naba ngiye kunywa amazi agakama, ubwo n'umuntu utanyugwa n'ibyo afite akaba atunze, ariko kuko nda Kristo ndagomba kunyugwa. None aha ni Bowazi, mvugeho gato kuri Bowazi. Uyu ni umuntu wari uri mwene wabo w'umugabo wa Nawomi, yari ari umuntu ukomeye, ari umuntu w'umutunzi, nyine ari umuntu wifite, ari wo mu muryango ufitanye isano n'umugabo wa Nawomi. Rero ubwo basubiraga muri icyo gihugu, nk'uko navuze ati abantu mureke bajye babaseka, weho utumbira Imana. Kandi Yesu niwe wavuze ati ngo hahirwa abageragezwa, kuko nibamara kwemerwa bazagira ute, bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Ni n'aya magambo mu nzandiko za Pawulo, ngo hahirwa abageragezwa kuko nibamara kwemerwa bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Kandi ndaga umuntu bamuha igikombe ataragwanye, ndaga umuntu bamuha igikombe ataratsindiye ikintu runaka. Ugomba kugeragezwa kugira ngo ugire ute, ushigwe hejuru. Nk'uko rero twasomye ari amagambo muri Pawulo ngo kubaho ni Kristo kandi no gupfa kumbereye inyungu. Rusi aya magambo yayagendeyeho kandi abona imigisha yose yo mu gakiza k'Imana. Ubwo basuye mu gihugu cy'i Betelehemu, abantu barabasetse, baravuga se ura ni Nawomi ninde, ni munduki bite, ni Nawomi nyine abantu barabazanya ibintu bigeze kure. Umuntu ageze mu bukene kandi batazi ko Uwiteka ari kumwigisha, cyangwa se yuko ari mu buzima Imana yishimiye, abantu bavuga ibyabo. Niho Nawomi yabasubiza ati ngo muri kujya munyita Nawomi ahubwo munyite Mara. Kuko Nawomi risobanura ngo umunyagikundiro, ngo ariko Mara ni umuntu washaririwe n'ibyo nyine yari yarahuye nabyo mw'icyo gihugu cy'i Mowabu. Umugabo aragiye, abahungu be baragiye, ndamwuzukuruza, nyine asigaye wenyine. Bagiye ari 4, ariko Rusi nyine yemera kumukurikira, yemera kujyana nawe, kuko yari ari ikintu yari yaramubonyemo kidasanzwe. Aravuga ati umubyeyi singomba kumusiga, umubyeyi ngomba kujyana nawe. Ni nk'umuntu wakijwe akakira Kristo, akavuga kubaho kwanjye ni Kristo kandi no gupfa kumbereye inyungu, kuko wakiriye Yesu ndabindi umukurikiye ufite umukurikira ari we, uravuga ati kuba mfite Kristo ndanyuzwe. Nubwo ndi umukene ndashima, duke twaye ndadufite, ariko mfite amahoro. We Yesu afite amahoro ngo abisi ndibayazi, ngo kandi ngatemba ng'uruzi, ni isoko ihora itemba, ariko abisi iyo soko barayihishwe. Ndaga abantu bazi amahoro Yesu atanga, ngo kandi amahoro atanga ngo ndagira akagero. Rero nshuti z'umusaraba, aha rero Rusi yarasubiye, nako Nawomi yarasuye mu gihugu cy'iwabo. Uwo muntu rero wari ukomeye ufitanye isano n'umugabo we, yari atunze. Niho Rusi nyine yagize ute, yagiye aravuga ati ndagendana na bariya bakura uriya mugabo, inge njya guhomba mu murima we ngire mbone utwo twajya. Noneho mu mugabo abona Rusi aramwishimira, abona umuntu wemeye kugendana na nyirabukwe, ubwiza bwe, uburanga bwe, ari umukobwa ucishije bugufi. Aravuga ati uhiriwe we, ngurahiriwe, kuko yabonye Rusi yararetse byose kugira ute, kwinezeza. Aravuga ati no, reka ndegereze igihe cy'Uwiteka. Kandi aho yari azi ko Bowazi na Nawomi bafitanye isano, yagiye nyine akurikiye abari bagiye kumukora mu murima, ariko areba ineza yakoze. Aravuga ati ineza yakoze iruta iya mbere, kuko yamwiboneye ku maso. Aravuga ati uyu mukobwa
kuko nyine icyo gihe yarabaye umumama. Aravuga ati uyu mumama wiyubashe, wanze kuba yashaka abasore, yanze kuba yashaka abatunzi abafite, kuko nawe wenda yari atunze, none akaba yarabanye na nyirabukwe bite, ariko abona ko yahiriwe n'Uwiteka. Iyo wabanye n'Imana biramenyekana, iyo wamize Yesu bimenyekana ko uwo mwana umufite. Umudamu iyo atwite ntabwo ashobora guhisha inda, arayihisha ariko bikamenyekana. Iyo Kristo rero ari muri wowe, ibinezaneza bye, haleluya, biragaragara, ukaba impumuro nziza ku bandi, abatakuzi bakifuza kukumenya. Rero na Bowazi yabonye yuko Rusi atandukanye n'abandi bose, ko nawe yagiriwe ubuntu, Uwiteka aramuhira amuhindura amateka. Niyo mpamvu Rusi yavuze ati sinava kuri mabukwe, namubonanye neza, namubonanye byose, areba ibintu byose byiza byo yamubonanye, ijambo ry'Imana rifite, amuhugura, amutoza, amubwira ngo uri kubwira umwana we Rusi ashinge uko yabanye nawe, ndiyamubwira nabi, ndiyamutoteza, ndiyamutuka. Aravuga ati uyu mubyeyi sinamuvaho, andutiye umubyeyi wanjye bwite. Rero nshuti z'umusaraba, reka duce bugufi, aho wasubiye inyuma, aho watendebutse, ugarukira Imana. Kandi ngo kubaho ni Kristo, no gupfa ni Kristo. Ushobora kuba uriho ariko udafite Kristo, ukapfa uhagaze, abandi tukakubona uriho kandi uriho, ariko mu buryo bw'umubiri Imana itagize itakuzi. Reka duce bugufi dusenga Imana. Data Uwiteka Mana yanjye, Mana ishobora byose, ndagushimiye yuko uri Imana igira neza, ndagushimiye yuko uri Data twese mwiza, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyegere hose. Mana, amagambo yawe Data wera, aho twatsinzwe turakwinze utugire neza, utweze, natwe uduhe kukukurikira, natwe uduhe kuzinuka iby'isi, maze umujakazi wawe Rusi iby'isi abonye ko ntacyo bimumariye, kuba mu gihugu cy'Imowabu yabonye ko ntacyo bimaze, ariko kubana nawe yabonye ko aribyo bifite inyungu. Abona nubwo ajyanye na nyirabukwe, nubwo ubuzima bubaye bubi, ariko ashimishwa no kuba abayeho ku bwa Kristo, kandi abona ko niyo bazagira kuzabatera iteka, azaba ari ku bwawe, atari kubw'imbaraga ze, atari ubw'amaboko ye. Natwe duciye bugufi tubabarire, uduhe kugendana nawe, uduhe kuyoborwa nawe, uturinde kwishira hejuru, mu izina rya Yesu. Tumenye yuko tuba turiho kandi ubuntu watugiriye, ubwira ijambo, hari bamwe bararyumva Data wera, ubahe guca bugufi mu mitima yabo, bamenye ko ari amahirwe bagiriwe yo kwisuzuma, bakisubiraho, bakabona yuko Data wera ari weho Mana. Ndakwinze wiheshe icyubahiro, ndakwinze wamamare, imbaraga zo mu ijuru Mwami zimanuke mu mitima yacu, abasubiye inyuma bahugurutse, abatakusubaye kukumenya Mwami. Na Rusi ndawe yarakuzi, ni umugisha yagiriwe ko yarashake mu rugo rw'Abakristo, abyungukiramo Mwami. Nawe umugira neza, kuko yafunga umutima we, nawe winjira muri we. Natwe imitima yacu turayifunguye, injira mu mitima yacu. Nzenge abatakuzubaye kukumenya, nzenge abari kure yawe bahe kukumenya, nzenge abariyo iyo kure Irodebayi ubagarure, ubahe kukumenya, ubereke ibyiza byo muri Kristo, ubereke Mwami umunezero uba muri Kristo, amahoro aba muri Kristo, nabo bayabone Data wera. Nanjye ndi umugabo kuguhamya Mana, ubwiza bwawe Mwami bwangezeho, numva ndanyuzwe n'ukundi, imbabazi zawe zangezeho, numva ndababariye, numva ndabohotse Mwami. Amaraso yawe niyo atweza akadukura ahantu habi akadushira heza. Mana, ndi umugabo kuguhamya, ukuvuga ineza yawe, ukuvuga imirimo yawe, nguko Rusi yabihamije, aguma kuri nyirabukwe akaramata, nyirabukwe nabona akamaramaje Mwami. Natwe niduhindukira tukakubaho akaramata, uzabibona mu mitima yacu yuko twamaramaje, atari ku magambo, atari kwivuga butumwa dukora, atari ku mirimo runaka, atari inshingano runaka zo dukora mu murimo wawe, ahubwo uzabibona mu mitima yacu yuko twakora
tubayeho akaramata, kandi ubone ko yuko twamaramaje, n'abatwugarije babone yuko twamaramaje atari mu by'amagambo. Ibikorwa byacu bizagaragaza abaturi bo. Bana natwe tugire neza, bana natwe turengere, imitima iri kuruyigarure, ababaye mwami mu mwijima ubagarure, abahagaze mu icuraburindi ubamurikire umuco wawe, ubakure mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasenge bagire neza, ubaha agakiza, ubakure mu byaha, ubakure mu rujijo, ubakure mu rubangabangano, ubakure muri Egiputa, ubakure iyo mu buretwa bwa Farawo, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ijambo ryaravuga ati mwiyemye abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze ndabaruhura. Shuti nimuze kwa Yesu. Yesu arabaruhura, Yesu arabaha amahoro, Yesu arabaha ibyo ababyeyi banyu batabahaye, Yesu arabafata neza, Yesu arabagira ibambe, Yesu arabarengera kandi abashigikire. Mwami ndagushimiye yuko ugiye guhagurutsa benshi, ndagushimiye yuko uremye agakiza mu mitima y'ubwoko bwawe, ndagushimiye yuko atanze amahoro mu bayabuze, ndagushimiye yuko ari abagwayi ukijije, ndagushimiye yuko arabafashe icemezo. Mu izina rya Yesu Kristo niko nzenze nizeye, amen.